Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyumunsi tugiye kuganira Ukraine. Muka abantu bose baganira Ukraine. Igitabo nanditse kuri Ukraine. Muraho neza? Mbanje kubasuza mbivuze amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Jewe muhirwa. Uyu munsi uko nababwiye tukaba tugiye kuganira kuri Ukraine, ariko atari nkuko itangazamakuru ribibabwira. Ukraine tugiye kwiganira rero kubera igitabo nanditse kuri Ukraine. Nkaba naracyanditse mu mwaka wa 2008. Icyo gihe nibazaga imihindukire y'ubutegetsi muri Ukraine no muri Kenya kugira ngo mbigerageze. Nyandika muri 2008 ntago nahise ngisohora, cyabayeho kimara imyaka 12 ubwo ngisohoye mu 2020. Ni ukuvuga ngo natangiye kucyandika 2008 gisohoka muri 2020. Ukraine na Kenya. Igitabo nanditse kuri Ukraine rero ngiye kwanyuraho muri makeya. Ariko kugira ngo ngisohore byatowe n'iki? Nkuko nababwiye mva mu Rwanda kandi narizi byabaye mu Rwanda. None ndavuga nti ubwo ndi kwandika igitabo cyo kubyabaye ku Rwanda. Iki gitabo nacyanditse mu mwaka wa 2015. Ndimo ndandika icyo gitabo. Mwuka yaranyendera arambwira ariko ufite n'ikindi gitabo uri kwandika, byaba byiza nacyo ubanje kukirangiza. Mu gihe nandika igitabo rero byabaye mu Rwanda, umwuka waje arambwira ati subira kuri cya gitabo cya Ukraine na Kenya ucyandike, kirangize nacyo kizasohoka, kuko urebye wari warangiye kucyandika. Ariko umwuka ambwira impamvu rero yatumye nandika igitabo ni ukubera iki? Naribazaga nti kuki iyo mu Burayi habaye imyivumbagatanyo abantu bagasubiranamo, wenda tutari by'intambara, kuki nta bantu bapfa, ariko byagera muri Afrika abantu bakirana mu bandi bakicana, wagira ngo hari nibo baremye bandi. Icyo ni cyatumye rero nandika iki gitabo ngereranya imyivumbagatanyo yo muri Afrika n'imyivumbagatanyo yo mu Burayi, ariko no biba amahire ku buryo ibihugu bibiri byahuriraga byose ku byo bise revolution ya orange. Revolution ya orange yo muri Kenya na revolution ya orange yo muri Ukraine. Zombi niko zitwaga. Noneho rero mu kwandika iki gitabo nakoresha uburyo cyangwa metode yo kugereranya. Noneho ngereranyije ibihugu bibiri revolution za orange zabayeho, nsanga zifite ibintu zihuriraho, cyane cyane revolution ya orange yo muri Ukraine yamaze amezi 2 n'umunsi umwe, revolution ya orange yo muri Kenya imara amezi 2 n'umunsi umwe, kandi nabo byose bikaba byari byihishwe inyuma na mpatsibugu z'Iburayi bwo muri Burengerazuba. Bitabona ko ibi bintu bishobora gusobanurwa n'ijuru cyangwa se ari ibintu byapanzwe. Nta kuntu Kenya na Ukraine izo revolution zabo zamara igihe kingana, kandi noneho n'akarusho zikabera hafi mu bihe bijya guhura. Imwe yabaye mu kwa 11 igeza mu kwa mbere, indi yo mu kwa 12 igeza mu kwa kabiri. Urumva ko na matariki ajya guhura bikamara igihe kingana, n'abari babyishima ari bamwe. Nicyo cyane rero gukomeza gushakisha nandika igitabo ndakirangiza, ariko noneho bimfasha kumva ingufu z'imyivumbagatanyo iyo itewe muri Afrika niyo itewe mu Burayi, inyungu baba bakurikiye. Abantu bakwicana muri Afrika bakamarana, ariko bakabona ibyo bashaka abazungu ntacyo bibabwiye, ariko iwabo baba bashaka kwimika ibyo bita ngo ni demokarasi. Babigenza gahoro ku buryo bashyira mu mwanya ibizajya bituma ijambo ry'abavuga ryijyana. Niyo mpamvu muri Ukraine nta bantu benshi bapfuyeyo, ariko muri Kenya harapfuye abantu bageze ku 500 muri ayo mezi 2 n'umunsi umwe. Ngira ngo muri Ukraine hafi nk'abantu batarenze nka 5 cyangwa 10. Urumva ukuntu bimeze. Ikibazo rero nyamukuru cyari kibona iki? Muri Ukraine hariyo abantu bavuga ikirusiya. Abantu bavuga ikirusiya ntabwo bashaka ko haba impinduka,
ariko noneho kubera ko ingufu z'abanyaburayi zaje zikaganza abari bashyigikiwe n'abarusiya barabahiritse, noneho bimika abandi badashyigikiye abavuga ikirusiya. Akaba ariyo mpamvu rero tuvuga tuti burya nk'uko bino babwiye nandika igitabo cyo mu Rwanda byatumye nsubiza amaso inyuma, ndavuga nti ibintu bishobora kumara igihe ariko abantu ntibajya bibagirwa. Nibyo tubona. Urabona ko bari abantu bavuga ikirusiya birukanwe ku butegetsi muri iyo myaka ya 2004-2005, none turi 2022. Reba byanze bikunze kugira ngo Uburusiya bwatake Ukraine bishingiye kuri aba bantu bavuga ikirusiya bumvaga ko batisanzwe cyangwa batisanga muri kiriya gihugu, akaba ariho Uburusiya bwuriye bujya muri Ukraine. Ese twavuga ngo ubu ni ubuhanuzi kuki nabushyize mu gitabo? Ni ubuhanuzi cyangwa ntabwo ari ubuhanuzi? Iyo Imana iguhaye ibintu byandike ukabubyandika nta hantu wumva uhuriye nabyo, ukazabona impamvu byandika nyuma, aho ngaho umuntu niwe wihitiramo akavuga ati ni ijambo Imana yamubwiye cyangwa ijambo Imana yamubwiye. Kuko kugira ngo mbyandike bihurirane na Ukraine iki gihe, kandi murebe ku Kenya mu minsi ya mbere y'iriya ntambara yitwaye muri kibazo nayo igashyirwa mu majwi. Urabona ko Kenya na Ukraine ijuru ryonyine niryo ryabisobanura, cyangwa se ababipanze nibo bashobora kubisobanura aho bihurira. Byanze bikunze bifite aho bihurira, ariko icyo nakubwira cyo umwanzi wawe numunesha uyu munsi ntuzatera agati mu ryinyo umve ngo birarangiye, kuko akari kera ashobora kuzahugurukana. Ndakwanze ntabwo igivamo ndagukunze, kandi umwanzi wawe nakwitarura ujye umenya ko igihe icyo ari cyo cyose ashobora kukigaranzura. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.